Ibihe byiza abanyarwandakazi aho muri hose ndabasuje, nizere ko mumeze neza muri kano ka mwanya. Rero iyi ni ya channel yanyu Pkwezi TV ibagezaho amakuru mashyashya avugwa muri showbiz nyarwanda, by'umwihariko ku ba star ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi twaba tubazaniye amakuru, ni inkuru iri kubica bigacika hano mu Rwanda, ni inkuru abantu benshi banditseho byinshi cyane, ni inkuru abantu benshi bavuze ibintu byinshi cyane, ese ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Comment zatanzwe, abantu bagiye bavuga uko buri muntu wese yagiye yandika igitekerezo cy'uko abyumva. Ngira ngo mumaze akanya gatonya mumaje, hari ifoto zagiye zijya hanze z'uwitwa Uwase Emeline, abenshi muramuzi cyane, wamenyekanye nka Emeline w'Ishanga. Uyu mwanya rero muri kano kamwanya tuvugana, Emeline akaba yamaje kugaruka cyangwa se yamaje kubatizwa mu mazi menshi ya Yorodani, akaba yemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Gusa murabizi rero, ngarutse inyuma gatonya, ndetse hari n'impamvu iyi video nyabazaniye cyangwa se nyibagejejeho. Ngira ngo murabizi Emeline w'Ishanga, abantu benshi hari ibintu byinshi mumuziho, hari ibintu wowe ushobora kuba umuzi ku kintu kimwe, nanjye ushobora kuba muzi ku kindi kintu, ariko byanga byakunda Emeline w'Ishanga turahuriza ku ijambo rimwe gusa. Abantu benshi muramuzi muri showbiz nyarwanda, ni umunyamakuru, akina amateatere, ibintu byinshi cyane arabikora muri showbiz nyarwanda, nawe ni umuntu uzwi. Ngira ngo murabizi igihe gishize, wenda nubwo hari imezi nkangahe, murabizi ko Emeline ubu ngubu nawe yigeze gufata video, yari video yigeze kujya hanze y'urukozasoni, nabwo ari kwitira nabwo icupa mu myanya yiwe y'ibanga gitsina. Nyine murabizi iyo video mwana nayibonye cyane cyane, abantu benshi yanabagezeho, abantu benshi nyine murabizi barateye comment bibaza nimba ibingibi bivuye ku mwana w'umukobwa w'umunyarwanda cyangwa se biba bidakwiye. Abantu nyine bagiye batera comment kenshi cyane ku bintu bigiye bitandukanye. Uwo Emeline rero muri kano ka mwanya, ubu ngubu tuvugana, ubu ngubu akaba yamaje kubatizwa, yamaje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Ubu ngubu muri kano ka mwanya murabizi ko amaje gufungwa, yaragiye nyine aratuza, aba busy showbiz, yanga kwirirwa ayijyamo, kuko n'ubundi yabonaga ibintu bya showbiz ntaho byazamugeza, kandi ko n'ubundi ntacyo nyine byamufasha kugira ngo abashe kubaho, aragenda arituriza. Gusa kuri ubu ngubu yari amaze igihe kinini cyane muri showbiz atagaragara, ubu ngubu nibwo bongeye kumuvugaho bitewe n'ifoto cyangwa se n'amafoto n'amavideo yiwe byagiye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga ze cyangwa se z'abandi bantu bagiye inshuti ziwe. Emeline yabatijwe, ubu ngubu ibintu byose byamuvugwaho cyangwa se ibintu byose yakoze akaba yabiteye umugongo. Yavuze ko ubu ngubu yiteguye guhinduka ndetse agakora ibyiza kurusha uko yari ameze, cyangwa se abantu bakamwibagirwa nyine ku byago mu mezi atatu ashize cyangwa se amezi nkane ashize. Uwo Emeline rero avuga yuko abantu bagomba kumubona mu isura yiwe nshyashya kurusha uko bari bamuzi mu mezi atatu ane cyangwa se atambutse. Emeline anatangaje ijambo rikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho ubu ngubu yamaze gukuraho ifoto ze zose zigaragaza cyangwa se zimugaragaza uko atari ubu ngubu. By'umwihariko ubu ngubu yemeye kugaruka, ntabwo ameze ngo nka bari abantu ze bagiye bihana, ariko umwanya matonya ukajya kubona bagarutse bameze uko bari bameze. Gusa we yavuze ko agomba guhinduka bya nyabyo, kandi n'abamubonye bakabona ko yahindutse, ko n'ibyo yanakoze atabikoze abigambiriye, ahubwo nyine ari twakuri nyine satani aba yagenze ku muntu. Gusa murabizi nyine ifoto ze cyangwa se amavideo yaracicikanya, Emeline ari kwitera video, ibyo ngibyo murabizi. Kuri ubu ngubu urebye ntacyo ngo bikivuze, ahubwo icyo mugomba kumenya ngo nuko mugomba kumenya ko ubu ngubu agomba kuba yagarutse mu isura nshyashya. Andi makuru nuko witwa Agapromota na Miki, ubu ngubu ibyabo ni uburyohe, ibyabo ni umunyenga. Agapromota ubu ngubu yamaje kwambika impeta umukunzi we cyangwa se umugore we Miki, bari bamaranye umwaka n'igice, hafi imyaka 2 babana nk'umugore n'umugabo, ariko bitanyuze mu mategeko cyangwa se bitemewe. Ariko ubu ngubu akaba yamutereye ivi, byari ibyishimo byinshi cyane kuri Miki, amarira yarize ku buryo ahantu Miki yaririye ubu ngubu n'ikivungubu cyane no kuhavuka kucyamarira kubera ibyishimo. Ni ibyishimo byinshi cyane, ngira ngo maze iminsi mubona saga nyine cyangwa se ibintu bamaze iminsi banyuramo, ariko ubu ngubu Miki babiteye utwatsi, bivugwa yuko Agapromota adakunda Miki cyangwa se ashobora kuba agiye kugera mu gihugu cya Norvège, agasanga ngo undi mugore yitwa Onobo ngo afite unamutwitiye abana 2 b'impanga. Ariko ibyo byose byanga byakunda, Agapromota yabiteye utwatsi, yavuga ko umugore wiwe cyangwa se uwakunda ari Miki, kandi ari nawe anashize imbere. Ngira ngo yasa nashira ku butangazamakuru, yanateye n'ivi, abantu benshi bateye comment byinshi cyane babivugaho. Regis nubwo ari we wazanye bino bintu abitangiza, avuga ko agashobora kuba afite umwana cyangwa se umugore bamaranye imyaka 5 bakundana, ashobora kuba anabeshya Miki ngo uwo mugore ufite ubunamutwitiye abana rero ngo 2 b'impanga akaba mu gihugu ngo cya Norvège. Regis nk'umuntu wazanye ibyo bihuwa, bivugwa yuko ari ibihuwa nyine, ari ibintu byo kubeshya, kuko niwe Regis ufite ibyo bipapuro wenyine ngo mu gihugu. Nese uwo mugore yamuhaye ibyo bipapuro gute wa
n'agapromota kugira ngo ibyo bintu babashe kuba yabisakaza. Nyine ni ibintu biri gucanganya cyane abantu muri showbiz nyarwanda by'umwihariko. Gusa kuri ubu ngubu nuko ibyo byose Agaya biteye umugongo bombi na Miki, ubu ngubu bakaba bagiye kuba umugore n'umugabo noneho byemewe n'amategeko. Byari ibyishimo byinshi cyane ubwo twabibonaga, byari ibyishimo byinshi cyane, amarira yari menshi kuri agapromota ndetse na Miki nubwo bamaze wenda nk'umwaka w'abana, ariko ni byiza cyane buriya umuntu ikintu cyitwa gutererwa ivi cyangwa se kwambikwa impeta ni ibintu byiza cyane by'agaciro. Aga na Miki rero nta kintu baratangaza ku bijyanye n'igihe bazakorera ubukwe, gusa kuri ubu ngubu nuko bitegura kuba bagena mu murenge vuba aha ngaha bidatinze, kuko ntabwo bashaka gutinza ngo bino bintu byabo ngo cyangwa se bigende bifate igihe kirekire ngo batarabikora cyangwa se ubukwe butaraba. Binashobotse bavuga yuko ngo uyu mwaka wanarangira ngo baduhaye ibirori tukinywera kuri iyo fanta cyangwa se ku bashobora kukabyeri bakakanywa muri uyu mwaka wa 2025 bagatangira 2026 bari umugore n'umugabo byemewe n'amategeko, atari bya bindi byo kuvuga ngo ngwino tube tureba ibyari byo cyangwa se ube twumvana uko bimeze. Gusa kuri ubu ngubu rero nuko bagiye kujya mu murenge bidatinze. Andi makuru yo kujya mu murenge mu mwanya ndaje nyabashirireho gatonya, kuko byanga byakora barabitangaje igihe cyo kujya ku murenge ntago kizatina kandi nta n'igihe bazamara kirekire badakoze ubukwe cyangwa se mariage muri rusange. Gusa guys, ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugira irangiye, ariko nimba iyi video wayikunze niwagiye gukora like, utere comment nawe uko ubyumva unansharingiye ku nshuti zawe. Ariko ikintu nyamukuru tubagiye gukora, nimba uri kubona bwanjye imbere ugeze kuri channel yacu ya Peakwezi TV, ndakwingize kura subscribe, wibuke gufungura inzogera kujya ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Nkubiza ko iyi niyo channel ubwo gishobora gusanga amakuru mu Rwanda bayizewe kandi mashyashya y'ubwenge gatanu kuri gatanu. Ni Peakwezi TV, turabakunda cyane. Ciao.